Ese wari uzi gushobora gukora video ndende kuva ku isegonda rya mbere kugeza ku munota wose ushaka ukoresheje AI nta kintu na gito yabigusabye? Wagiye ubona video nyinshi zivuga kuri AI ariko AI nguzane nagatangaza kuko hashize iminsi 2 isohotse. Bivuze ko iyi AI nta handi hantu urayibona uretse ahangaha. Muri iyi video ngiye kwereka uburyo wakoresha video ukoresheje iyi AI, murekana uburyo wakora amafoto ukoresheje AI nta kintu na gito yabigusabye. Wagiye ubona AI nyinshi zigiye zitandukanye zikora ama video ukabona ni ibintu byiza cyane, ariko iyi AI irazirenze, ibaze ko ikora video ku buntu nta kintu na gito yabigusabye. Muri iyi video ngiye gusangiza ubumenyi mwere ku buryo wakoresha iyi AI, mwere ku buryo wakora video nyinshi zigiye zitandukanye nta kintu na gito yabigusabye uretse telefone na prompt gusa. Turasize mu byinshi reka mwere ku buryo wabyaza umusaruro iyi AI. Ariko nyabura mbere kugira ngo dukomeze liking iyi video, ukora subscribe niba utarayikana, ufite ikindi kintu ushaka kumenya cyanyunganizi ubisigaho munsi muri comment ndahita nkusubiza. Mbere yo kugira ngo mwere ku buryo wakora video ukoresheje iyi AI, reka mbanze nkwereke video nabanje gukora kugira ngo ubashe kubyizera neza. Reba iyi video. Ngaho reba niyi ngiyi. Iyi AI ubushobozi bwo gukora video ndende ku buntu nta kintu na gito yabigusabye. Wewe cyo usabwa no kugira igitekerezo cyo gukora video maze ikabasha gukora video nta kintu na gito yabigusabye. Tuzasize mu byinshi reka mwere ku buryo wakora video ndende ukoresheje AI nta kintu na gito yabigusabye. Rero kugira ngo bikore rero nta kintu uzakora, uzafungura Google Play Store yawe dore ngiyo uzayifungura cyangwa App Store bitewe na telefone ukoresha dore ngiyo uzayifungura. Ukimara kuyifunguza tuza muri search hano munsi. Ukimara kuza muri search hano muzo tuza muri search hano hejuru. We nta kintu uzahita ukora ukimara kuza muri search hano hejuru, uzahita wandikamo ChatGPT, uzabyandika nguku. Ukimara kubyandika uzahita ukora search gakeya. Impamvu tuje gushaka ChatGPT no kugira ngo ize kudufasha gukora prompt, kugira ngo ize kudukorera prompt tuze kugenda tuyihiyo AI hanyuma ibashe kudukorera video nta kintu na gito yabigusabye. Impamvu mbanje kunyura muri Google Play Store usanga abantu benshi badafite ChatGPT, rero uzahita ukora search gakeya utegereze. Ukimara gutegereza uzahita ukora kuri application ya mbere ngiyi shizeho du fresh, uzabanza uyeta muri telefone. Kimara kugera muri telefone yawe uzahita ukora kuri open uyifungura. Ubwo ni wari ufite muri telefone yaho ni sawa cyane, we nta kintu uzahita ukora, uzahita ugenda ujya mu application yawe ufungura application yawe ya ChatGPT dore ngo uzahita ukora kuri open uyifungure. Ukimara kuyifungura izafunguka imeze uko nguku. Kuri wowe uyifunguye bwa mbere bazagusaba gushyiramo email ufite muri telefone yawe, uzashyiramo email yawe. Ukimara kuyishyiramo za create account, ukimara kuyifunguza uzahita ujya kuri table imeze uko nguku. Ukimara kujya kuri table imeze uko nta kintu uzahita ukora, uzahita ushyiramo ibyifuzo bya video yawe bitewe nyine na video ushaka AI iri buze kugukorera. Hano hora byandikamo witonze, twebwe twabyanditse kugira ngo tutaza kurambirana. Twebwe urabona ngiye naye naretse ngo nkorere prompt enye zo gukora video zigiye zitandukanye, kandi izo video zize kuba zihurije mu gusetsa, kabone nubwo zaba zitavuga nyine ziba ari video zisekeje kandi ari video nziza zikurura umuntu uri kuzireba. Wowe uzabyandika bitewe n'uburyo ubyifuzamo. Ngiye nyine urabona icyifuzo nari nanze. Ukimara kubyandika nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri kano kantu ko kohereza, uzohereza. Uzategereza gake yawe wihanganye bitewe na kubona igisi ufite muri telefone yawe, izahita kwandikira prompt bitewe n'ibyifuzo ushaka. Ushobora kuyibwirika kwandikira prompt imwe, ushobora kuyibwirika kwandikira prompt ebyiri, ushobora kuyibwirika kwandikira 10 nyine bitewe n'amahitamo yawe. Urahitamo bitewe n'uburyo ubyifuzamo. Ngiye nyine urabona nayibwiye prompt enye uzabyandika nguku izahita izikwandikira nguku. Rero kugira ngo bikore nta kintu uzahita ukora, uzahita uhera kuri prompt ya mbere dore ni ngiyi, uzahita uyiselectinga nguku. Nurangiza ukora kuri kano kwano kwa copy, yenda ukopie ni ya kabiri uze ukore kuri A uhita umanura nguku bitewe na video ushaka. Uhita ukora hano handitse copy. Ukimara kubikora nguku nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora back gakeya usubira inyuma. Ukimara gusubira inyuma bwo properties zawe zamaze kuzibona. Ukeneye no gukora video ukoresheje n'amafoto, wahita uyibwirika bandika gukorera amafoto uri buze gukoresha muri video zawe. Nk'urugero ushobora kuba ukeneye gukora video ariko ugashaka ko amafoto ari buze ko ari muri iyo video aza kubara yawe nyine, mbese ari wowe uri buze gukina iyo video. Ushobora kugenda kabwira ChatGPT nabyo ikabigukorera, hanyuma amara kuya generatinga ndakwereka ahantu wayashyira maze ukabasha gukora video. Rero kugira ngo ubone iyi AI nta kintu uzakora, uzahita ufungura application yawe Google Chrome cyangwa Safari cyangwa indi browser yose ukoresha dore ngiyi twebwe dukoresha Google Chrome dore ngiyi uzayifungura. Ikimara gufunguka uzahita uza muri search hano hejuru. Ukimara kuza muri search hano hejuru nta kintu uzahita wandika, uzahita wandika Arena AI, arena.ai. Ukimara kubyandika uzahita ukora search gakeya utegereze. Ukimara gutegereza uzahita ujya kuri table imeze uko nguku. We nta kintu uzahita ukora, hano uzahita wabona utuntu twishi tugiye dutandukanye. Tuno tuntu ngiye kukwereka aho nyine ngiye kutugusobanura neza kugira ngo uzabashe gukora ibintu uzi neza cyane. Rero kugira ngo utangire gukoresha iyi AI biba byiza ubanje gufunguramo account. Kugira ngo uyifungure nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri kano kantu ushizeho du fresh. Kano kantu kari hano hejuru mu nguni akangaka uzagakora nguko nguku. Ukimara gukora uzahita ubona utuntu twishi tugiye dutandukanye. We nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora hano handitse log in.
begin, hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora ze tugiye kwitaba bimeze kunguku. Hano ushobora gushyiramo email, ahangaha shidu fresh ukaba ari ukoresha winjira, ariko twewe kugira ngo bitatugora ngiye gukoresha Google, bahita baduhitishamo email imwe muri email dufite muri telefone zacu, niturangiza dukora continue. Hano uri kuhabona uzahita ukora handitse continue with Google, hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora uzahita ubona email ufite muri telefone yawe, nta kintu uzahita ukora, uzahita ushyitamo email yawe. Nk'urugero twebwe reka dufatire kuri ingi, uzayikoraho. Ukimara kuyikoraho bizarodinga, uzateza gake bibanze birodinge, we nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora handitse continue, hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukoraho uzategeza gake wihanganye. Ukimara gutegereza uzahita ujya kwitaba rimeze kunguko. Tayari ubu ngubu tumaze kugera muri AI imwe imbere, we nta kintu uzahita ukora. Reka mbanze ngusobanurire tuno tuntu turi hano munsi kugira ngo ubashe kubyumva neza, kugira ngo tubashe gukora video. Urugero urabona yo dukoze kuri kano kantu ushyizeho du fresh, kano kantu kameze nka kariki, kano uri kukabona. Yukoza nguko nguko itubona ahantu ho kujya muri gare ya telefone yawe, ugacuzingamo ifoto cyangwa ikindi kintu icyo cyose ushaka, ukabasha kukizana muri AI maze ukabasha kugikoresha. Yenda nk'urugero niba ugiye gukora research ku kintu runaka, yenda ari nk'ifoto runaka, uhita uyikoraho warangiza ukayizanamo hano, cyangwa ikindi kintu wamara kukizanamo hano ukahita utanga yenda nk'ikibazo ubaza nyine kuri iyo foto washyizemo, cyangwa ushaka kugeneratinga video cyangwa ifoto nyine uhita unyura ahangaha. Rero wowe uyikoze kuri kano kantu nanone kizeho du fresh, kano uri kukabona kano kantu kameze nk'umubumbe wese, kano ukagakora. Kano kantu nyine ubutaze nka commande yo gukora research. Hano ushobora kuyibaza ikintu runaka, ishobora kuba yagufasha muri research mu bintu bigiye bitandukanye. Ushobora kuba wayiganiza nka ChatGPT, nyine ni ibintu byoroshye cyane. Rero ushobora gukenera gukora backup, kugira ngo ukore backup ukora kuri kano kantu kizeho du fresh, bitaza kukugora, uhita ukoraho nk'uko nguko ugakoraho. Ukimara kugakora tugiye kwitabura ibanza, yukoze kuri kano kantu kizeho du fresh, kano uri kukabona kangaka uri kukabona. Yukoze nk'uko kwano ushyiramo prompt ugiye gukora ifoto. Iyi application ikora amafoto meza cyane, ariko ikituraje ishinga twebwe no gukora video. Hano rero hanyuma ugiye gukora video nyine mbanje kubasobanurira kugira ngo iyi AI ibashe kuyikoresha uzi neza uburyo ikoramo, nyine utaza kwibeshya. Nyine nukenera gukora amafoto wisangemo, nukenera kuganira nayo wisangemo, nukenera gukora video wisangemo. Rero nubundi gukora back itukora kuri kano kantu kagakubo. Hano no gukora amafoto, hano ushobora gucuzingamo ifoto yawe nyine ugabasha kuyigendera gukora amafoto agiye atandukanye. Hanyuma yukoze kuri kano kantu runaka nyine ugiye gutanga commande yo gukora website, kuko iyi AI nayo irabikora neza cyane. Urabibona nguko guko iyo dukoze, urabona ko ni features iri muri iyi AI. We nta kintu ukora kuri kano kantu ushyizeho du fresh, kano uri kukabona. Kano kantu niko katuzanya hanga ko kugeneratinga video, uhita ugakoraho nguko ukimara kugakoraho uhita ujya kwitabura imeze kunguko. None wafite agafoto runaka ushaka ko ari buze gukina muri iyo video, nta kintu uhita ukora kuri kano kantu kakariki. Yumaze kugakora uhita ubona amafoto ufite muri gare ya telefone yawe, ugahitamo ifoto ushaka gukoresha ukabasha kuyizana muri iyi website. Twebwe rero nta foto twahisemo, nyine wabonye ko twakoze prompt gusa, twebwe tugiye gupestinga hano prompt yacu maze tubashe gukora video. Wibuke ko twakoze prompt ebyiri, urabona dushyizemo prompt imwe. Rero tukimara kuyishyiramo kugira ngo ukore video, nta kintu uhita ukora kuri kano kantu ushyizeho du fresh, kano uri kukabona. Ukoraho nguko wamara gukora ukahita ukora handitse agree, hano uri kuhabona ugakoraho. Ukimara gukora bita bitangira kurodinga, usanga umanura nguko nguko. Ukimara kumanura nguko nguko urabona ko bari kutugeneratingira video. Bakugeneratingira video A, bakanana kugeneratingira video B. Uri kuyibona, iyi ni A, iyi ni B. We rero urategereza bakabanza bakugeneratingira video bitewe na prompt watanze. Wowe icyo usabwa nta kindi, ugeze ahangayo umaze kohereza prompt yawe, niba ndi foto wayishyizemo uhita utegereza gake wihanganye bakabanza bakagukorera video yawe. Twebwe rero tugiye gutegereza abanze badukorere video yacu, nta kintu na gito bidusabye rwose. Urabona ko ari ibintu byoroshye cyane. Murabyibuka ko kuri AI ya Guruku ngwanyu maze igiye mukoresha mukora video nyinshi zigiye zitandukanye. Murabyibuka ko batanga amasegonda 6 mu gukora video. Reka turebe iyi AI noneho video ribuze kudukorera amasegonda iza kubifite, kandi ku buntu nta kintu na gito bigusabye. Wabonye ko dukereye account nonaha, dukoze buri kimwe cyose nonaha. Wowe maze kohereza prompt urategeza gake wihanganye. Urabona ko tukimara gutegeza bese badukorera video. Urabona ka video kacu badukoreye ka mbere, urabona naka video ka kabiri. Ndakeka uri kubibona nkuriye nguko hahita haza ka video ka kabiri, ndakeka uri kubibona. Ubwo ukuru rutoki uzana hano hino ibumoso ubona video ya mbere, wakuru uzana iburyo ukabona video ya kabiri. Rero kugira ngo uyipurenga nta kintu ukora kuri kano kantu ka play. Reka duhere kuri video ya mbere, ukora kuri kano kantu ko gupureyinga, kano uri kukabona ukoraho. Yukozeho urategeza gake ikipureyinga uri kubibona. Tayari urabona neza ka video ka mbere uburyo kamezemo. Rero nk'urugero nanone urabona tugoreye nguko hano hino nguko ukahita ukora kuri kano kantu ka play. Nubwo koze nguko urabona ko ari video nziza cyane. Urabona uburyo video badukoreye nguko urategeza ikabanza karangira. Ariko urabona mu kurangira irangiye nguko urabona iyi AI ya Arena AI, urabona itasozaho logo yayo cyangwa itasozaho ibiranganego byayo. Rero reka tubanze dukore na video ya kabiri mwere ku buryo wabikoramo utaza gukora video imwe bikakunanira. Rero kugira ngo ukore video ya kabiri nta kintu tugiye gukora, tugiye gushyiramo na prompt ya kabiri.
kabiri. Rero kugira ngo ukore video ya kabiri uyu nta kintu itukoye tukora ngashi du fresh n'ubundi ukoraho nguku nguku. Ukimara gukora itushyiramo ya prompt yawe n'ubundi nk'ibisanzwe. Ukimara kuyishyiramo uhita kuri kano kantu ko koreza ngaka ngaka. Ukimara kohereza urategereza n'ubundi bahita bakugeneratingira video ebyiri. Urabona video ya mbere dore ni ngiyi hano handitse A, hanyuma hano handitse B video ya kabiri. Wowe nta kintu usabwa no guteza gake yawe wihanganye. Reka dutegereze banza dukore n'utu video twa kabiri. Hanyuma mite nkwereka none n'uburyo wadusavinga muri gare ya telefone yawe, nkwereka n'uburyo wayitukuraho, nkwereka n'uburyo wayitukuraho iyi watermark cyangwa iyi logo isoza kuri video yawe kugira ngo ni uploadinga video zawe kuri social media zawe, video zawe zize kuba zisa neza nta kintu na gito yabigusabye kandi ari video ubona zakozwe n'umusirimu. Wowe nta kintu usabwa rero banza ugategereza bakabanza kugeneratingira video ya kabiri. Mbanje gukora video ya kabiri kugira ngo abantu benshi bataza kwibeshya ugasanga birabananiye. Wowe nta kintu usabwa urategereza. Wow, urabona ko dukimara gutegeza wese badukora naka video kaka, urabona nk'ubu tuzamuye nk'uku nguku, urabona video badukoreye. Ariko urabona video ya mbere badukora, urabona ko video bari kwibanda, urabona ni video z'inyamaswa, urabona bitewe nyine na property twatanze, urabona video bari kudukorera. Wewe nyine utegura property nziza kugira ngo baze gukora video nziza uhuye n'ibyifuzo byawe. Rero nanone kugira ngo uyiplayinga ntacyo nitukora, uhita uyikora nk'uku nguku ukayiplayinga, urayiplayinga ugategeza gake yawe wihanganye. Yes, urabona ka video ka mbere badukore uburyo kareshya, mara kurabona nago numye karangira. Reka mite njya no ku ka video ka kabiri akangaka uhita ugakora nk'uko gaplayinga. Ukimara kugaplayinga nanone urategeza gake wihanganye kakabanza kakavuga. Yes, urabona ko badukora utu video twiza. Rero ushaka ukadownloadinga ngo shyire muri gare ya telefone yawe. Nk'urugero reka duhere kuri video twahereho nk'uku nguku we ntacyo nitukora. Witukora kuri kano kantu ushyizeho du fresh kano uri kukabona. Ushobora gutanga prompt ugasane bagukore video nziza ugashaka kueditinga. Witukora kuri kano kantu ka edit ukabanza ukaeditinga niba ari amakosa yabayemo cyane niba batagwa video nziza nk'uko wabyifuzaga, hanyuma amara kueditinga ukahita wohereza nanone bakahita bagukora indi video bitewe na edit wakoze kuri prompt yawe. Rero ushaka kuyisavinga witukora kuri kano kantu ugakora nk'uko nguku. Ukimara gukora urategeza gake yawe wihanganye. Ukimara gutegeza video wahita itangira kuyisavinga muri gare ya telefone. Hano hejuru urabona ko bitangiye kuyidownloadinga nk'uko nguku. Witukura yenda no kuri video ya kabiri ukayitukura kuri kano kantu akagakora ukabona ugakoraho nanone. Ukimara gukoraho urategeza gake yawe wihanganye. Nanone ukimara gutegeza nyine video itangira kujya muri gare ya telefone yawe. Rero nuko nguko wakora video ukoresheje AI urabona ko ari ibintu byoroshye cyane. Ukungoza zino video ebyiri nabwo buryo ushobora gukoresha ukora izindi video nyinshi zigiye zitandukanye. Ndakeka iby'ingenzi wayibonye muri application. Rero ukimara kubibona nguko nta kintu uzahita ukora. Rero ukimara gukora video zawe bitewe n'uburyo wazikozemo ngiye gukora ku buryo wakatinga ukano kantu gasoza kuri video kugira ngo ni uploadinga video zawe abana bataza kumenya ahantu wabikoreye. Rero urabikora gute kugira ngo bikorere nta kintu uzahita ukora, uzahita uva muri iyi website dore ningi uzahita uyivamo nk'uku nguku. Uzahita uyivamo, ukimara kuyivamo nta kintu uzahita ukora, uzahita usubira kuri Google Play Store dore ningi uzayifungura. Uhita uza muri search hejuru uhita wandikamo CapCut, uzahita wandikamo CapCut nguko ubyanditse hano hejuru. Urabona njye nayo nabisearchinze kare, uzahita ukora search gake ya utegereze. Ukimara gutegereza uhita ukora kuri application ya mbere ubanze uyestarije muri telefone yawe. Ku bantu ba content creator na check iyi application benshi muyifite muri telefone zanyu. Rero ni uzabanze uyestarije ushyire muri telefone yawe. Ukimara kugeza muri telefone yawe uzahita ukora kuri open uyifungure. Dore ngiyi ngenza ahita nza muri application zanjye bisanzwe nyifungure nguko. Ukimara kuyifungura uzahita ukora naretse mu video hano hari akamenyetso ko guteranya uzakoraho. Ukimara gukora bitewe na video wakoze uzahita uyishyira muri gare ya telefone yawe. Uzahita usanga zirahanga. Ariko urabona twebwe nyine kuko twihuse urabona nago zari zagera muri gare ya telefone yacu zirakidownloadinga. Ariko urabona hari video zabanje twabanje gukora mbere. Reka mbarizo mbanza nkwerekaho uburyo wakoraho iriya watermark. Nk'urugero rero tugiye gufatira kuri ingi uzahita uyikoraho nk'uko nguku. Uhita ukora no handitse HD hano uri kuhabona kugira ngo video yawe ize kuba ifite quality iri ku rwego rwo hejuru. Uhita ukora no handitse add. Ukimara gukora kuri add video yazahita ijya muri CapCut nk'imbere. Ukimara kugera muri CapCut nk'imbere nta kintu uzahita ukora, uzahita scrollinga muri tuno tuntu hano uri kuhabona hano hasi. Uhita ukora no handitse ratio hano uri kuhabona uzakoraho nguko nguko. Ukimara gukora ubona n'ubundi ratio baduhaye muri application ni ratio ya YouTube, kandi urabona ko video yacu muri busanzwe video yacu na watermark iriho. Rero n'ubundi uzahita dushyira kuri YouTube nguko nguko. Ubwo hano ushobora kuba wahindura ratio ukayigira ya TikTok cyangwa ya Instagram. Nyine hano banje kuza nyine mu mwere kuburyo ushobora kuba wahindura ratio bitewe na ratio baguhaye ukaba wayihindura. Ariko twego n'ubundi kuko ratio yacu ya YouTube tuzahita dukora kuri V. None turangiza tuza hano video yacu isoreza nk'uko nguko. Wewe nta kintu usabwa uraza nyine ureba hano video yawe isoreza. Urabona yenda nk'urugero reka dufatira hanga kugira ngo tubanze dukoreho iyi logo n'ibirangantego by'iriya AI. Rero nta kintu uzahita ukora kuri video yawe, ukora kuri split. Ukimara gukora kuri split bino birangantego uzahita ukora kuri delete ubikuremo. Ukimara kubikuramo nta kintu usabwa na kano kantu k'akarugo ka CapCut uzahita ukadeletinga kugira ngo video yawe ize kumeze neza. Nk'urugero urabona duplayinze
Then urabona ko byaciyemo neza kandi urabona ko niri biriya birangantego by'iriya AI byavuyemo. We nta kintu uzahita ukora ngaho kidufresh hano, ndakeka uri kwabona uzakoraho. Ukimara gukora hano ushobora kuba wayishyira muri tuki cyangwa muri foki bitewe n'uburyo ubishakamo, cyangwa ukabishyira mu 1080. Wamara kubikora nguko uye na nk'urugero reka dufatiye muri foki, bimaze kubikora nguko uhita ukora kuri kano kantu kwa export, ukahita ukora na list save to device. Hano uri kuhabona umaze gukora video yahita itangira kwiuploadinga ikajya muri telefone yawe, nta kintu na gito yabigusabye. We nta kintu usabwa, urateza gake yawe wihanganye video yawe ikahita ijya muri application yawe, nta kintu na gito yabigusabye. Rero iyi AI urabona ko ari ubwenge, yigerageze kuri telefone yawe ukore video nyinshi zigiye zitandukanye. Uze kumbwira ibintu wabonye muri comment, umbwire icyakugoye, umbwire niba yagushimishije, umbwire ikintu cyagufashije muri AI. Sawa rero ugeze kuri umunota, reka mbanze ngushimire, uri umuntu w'umugabo cyane. Ibyo tumaze kugeraho niwe tubikesha. Ciao ciao, Imana ikurinde.